mbese uri kwiyahuza itabikorera amafaranga bakwimye. Vuga ngo igihe natahiye n'akazi yamaye ka kabiri do yazinye. Ngo ni kazi bwoko ki yaguhaye? Pachi ni ikintu rukubizera umuforoderi utunga iduka. Kubera ko atabona amafaranga yaryo nyine. Reka nkurabure forode ibiceri zunguka, iduka rigiunguka mu myaka 5. Bivuze ngo wakomeje gucuruza bya bintu. Nyina wa Yesu, wowe uracyabaza business yashyushye. None se wamuza nawe nkagira utuntu nikorera. Mbabara unkorera akantu gato y'umumfungire. Kandi nabyo gindi gushaka nyine. Ndakasiko gangster ntago njya mbasinice ariko kuri incu ndadohotse. Wowe ubwo byanarangiye ahubwo uraza gufata indi mari. Nimaze icyo ari? Kizo zindi wazimajije. Nazo ushaka se nzi deposit imbere ya polisi. Nanjye amafaranga ya deposit kuyaniza yakate ku isambu ya. Mu byo utekereza isambu yanjye ntagirimo. Nanjye mu byo wamaye kandi wasinye ndabizi ko icyangombwa cy'ubutaka kiri. Isambu yo ngira aho tuguze. Ngwate si utishyuye ku gihe ntibayitwa. Bitwaye iki se ndajya kubwira leta? Kwambaye forode nakagwishyiraho gatwa cyangwa cyane cy'ubutaka. Mbere yo kwiruka ibintu wasinye urabyibuka. Ikiza ni wambaye ngo nsinye gisambu yanjye ndayikubikije. Warasinye ngo nkuhaye miliyoni 2. Gabaro ari nuwohe? Dimife. Ire kuriya n'umuja wawe. Utari umuntu se. Uzo umuja mufite. Akanje gutajya kumuteza polisi. Kandi turi kumwe. Uri umupolisi bro? Yego ndi umupolisi. Uza n'umupolisi ushinzwe kurwanya fraude mu karitsiye. Uwo ni wenje. Ako kagabo ndi kugashaka. Nanjye nari ndi kuza kukureba yarambwiye inzoga agiye guhita zimuza abakarani. Banyereka iwe ihuta mu Sinkurana na erenge ntamurama bro kandi sinatigiye nyuma ngo nkunde mbone do ndindaya yafo mwipantaro mfite vest ndongora amapit naraba rabuye amatwi muvunira mibit wisaba gifone beat yes ndinyoko wenda tahubwiza kuko nturutamama wa nkanda gumugomba kuvoma iyo gumuha amatapati. Dimife wagarutse rya wagize ngo hari n'iminsi 2 namazeyo cyo kuza nanjye barampushije kuko iyo bamfata sinari kubacika. Ese undi buriya wabacitse ni wa munyerondo kwa data wacu wandengeye. Yewe na wararokotse uze mande baduciye ariko amande bayacira kwa Kabuga. Karame urajyanga amafaranga urimo sinya kwishyuza ukomeze witwaza ibyo ngibyo. Ariko ibyago bibaho wifatirana rero ngo ubyihimbire ibyabaye ndabizi. Urabizi se baduciye angaye si boko bakubise kubera gucuruza ibintu bamaze gucari ikindi. Ariko nawe buri urakurikirana ugakabye. Ndabizi neza ko wihimbira byinshi uri no kwihimbira ko wapfuye kugira ngo ntuzanyishyure. Reka ibyo tubyihorera hajya burana rimwe ugeze mangaye. Si 40 y'umuceri se hari yanderengaho nari amakarito bagufatanyije wundi ugomba kuyishyura. Wori umusazi nguki wowe uzajye kundega ko bamfatanye fraude zawe. Ndimife wanzuye kurya yanjye gira uti wakamaye impuzamara kuko nafungiwe ibintagazi byawe. Impuzamara se ntiwabitwaye ubizi neza ko biteme. Twumvikanye gutwara inzu ko harimo n'itabi. Itabi se ninde wari kubujije? Wakimara hano ni muri Jamaica ngo uritwaza urumogi. Bari rurimo utabamubwira ngo sinaringiwe wase uko bampimye bagasanga nta rundimo. Aho barantengushye barajenje ko kuki batatekereje ko urucuruza se. Aho niho nahereye ntekereza ko ari umutego wa nteze. Musenge nawe dupfi. Hanyuma ubushuti bwanjye nawe bushingiye kuki? Ku bucuruzi dukorana utagira ngo napfuye naza kugushyingura. Ngwiki nkorana nawe kuko uri muzima uramutse upfuye kontara yabirangiye. Buriya niyo mpamvu nanjye ngiye kujya nkorana nawe maje kuyama. Ako Ndimife urabona nakwishyambira akazi kagataha. Nakambere katahiye kwa Kabuga nyishyura yo warundi mejo bundi. Hanyuma se njyawe mari wari utwaye ntiyari ikenewe kunguka. Ngo yari na fraude. Unongera ngo uri kunsaba kumwishyura niwe wari uyitwaye. Kanji buriya ni wakwakira n'umuntu kuko afunguwe. Ahubwo we ntiwashaka ukuntu ufata akadeni tukanywa ukishimira ko wafunguwe. Ndagira ngo boss wanjye niwe wakabyishimiye mbere y'abandi. Byishimiye wowe nyirabyo kuko boss we yashaka undirega burya. Mwana reka ububwa. Aha ifaranga ryanjye kubizi ko nta muntu ujya urya atarikoreyera. Buriya se n'akabazuka wasigaranye mu rugo. Nje nsigarana ibyuma. None bazuka ni icyuma. Yewe uvuye muri gereza koko ntugasekwe ntuzi ibyaba nacyo cyabaye cyo. Yabawe bayikuyeho. Kutongera ko Advantage Bisi Bond 7 na za boss. Na Jameson se. Jameson uramenya ngiri ku isoko ngikumarira iki. Hari iyo ujugura. Ariko boss wanjye ajya yintuma. Nje nitaye kubira mu bushozi bwawe nibyo washobora kugura nibyo nakubwiye ibyo bindi ntabyo nzi uzabibaze boss wawe. We yakarito bakurukanganye ufite wayishize. Nahitaye mu nzira nkiza amagara yanjye. We warifashe inzogo uhita mu nzira uriruka. Cyane rwose wagize se gufungwa iminsi 2,25 byancira ishati. Gira umuntu ndangira se basi ufite utwahesha nyihere. Wembaza ibya fraude ntago nyikorana nazo. Ngaho nyine nyihera uwo muzigo ngutware ndebe ko uyu munsi nayatahana. Nta kibazo twajya mu rugo. Niki ngiye gutwara? N'amakarita ne y'ingwe. Ntabwo rumbye ngo na fraude ni musigaranye. Yo kuguhanga umwe yo ntayo ariko iyo gucuruza irahari. Ariko kanje bura kuvana amagapiyesi kamwe ni ikibazo. None se wa muri 3 nabikwishyure nkukasi 1000 hari ikibazo. Ariko bura bitabaye ikibazo ntuzi ko ari byo bintunze. Nyuma se njye ibyo ngibyo ntabwo uzi ko ari byo biri mu nyinjiriza amafaranga. Nundi arinjizwe n'amaraso yanjye. Si kubuntu nanjye ndakwishyura amafaranga yanjye. Hakubura mwagiyemo agaciro abakozi. We nturi umukozi uri umuryakari.
ugize hari kontara njye nawe dufitanye. wese wasinyisha umuntu uriho. Nta kibazo, reka mbwira undi ari ukikorera. Sigaho nyabuna, ngize amahirwe ndafungura none ngo niteshe akazi. Okay, tugende rero. Ahubwo se mbwira cyagiye Kevin yatashye ryari? Wimungarura mu mutwe. Si umugore wanjye se nyine wari waje kundeba akantegereza iwawe, ni gute byaba ikibazo? Yatashye mu gitondo. Yaraye he? Aho wamusi. Wowe ubwo ngubwo uwo mugore wari waraye he? Mu cyumba. Ariko amatwi yanjye umenya afite ikibazo. Ese umugore wawe ntubizi ko ari umubesto wanyu? Besto na soko manyoko wamuhaye ikinini. Kinini se namutesi. Wenda wamuteye inda. Inda se baraganira ikinjira. Aho ngaho nta mpungenge, gusa aramutse havutse rezilita zitandukanye uko ndi kubitekereza byabyara intambara. Intambara uzayishoze kuri social media, nta ntambara zo kubara n'abatinyi. Okay, tugende kandi. Oh my God, thank you God, ni wowe gusa kuvuniramo ibiti wisaba gifone beat yesi ndi nyoko wenda tahubwiza kuko nturuta mama wa nkanda gumugongo va kuvoma iyo gumuha amatapati za Nyagataka rwose njya skuru ntanota 2 mpa ntagigize ibihekane wapunda yisambanya naye byari ndahekane haso zanjye baza mbombo rwatigitanye uko naguze ubibaza abana rwakuranye mumvaga nzaba nka rwayita muri beat. Hanyuma uko n'amafaranga wanyohereje bite byawe? We naguze ibizazane byambayeho. Ngambwira iyo filime wanditse numve n'ibiryoshye. Ikibazo cyawe kandi nanone ugiye guhakana. Ariko wavuze episode ya mbere vuba vasha. Ese ubu nabandi kuvuga iki kandi n'umuntu urumva utanyizera. Garugira vuba umpa yanjye. Ntayo ngwa ko ntabwo byakunze uyu munsi polisi yampushije. Harya niba nibuka neza wamaye ngwate imeze ute? Nyina aho shira mu gaciro urumva naguye cyangwa cyane cy'ubutaka nagize nkaza kukubeshya. Ziyanzoga nari nakubwiye ko zihagaza ngahe? Turasa mugira fraude nayishitse. Ariko ijambo fraude kuri renzaho nukugira ngo ubifobye. Ako se umupolisi yambwiye ngo ndenza no gucuruza urumogi. Ako umupolisi wagufasha akakure kugataka kugira n'inama ni mupolisi nyabaki. Oya n'undi watambutse ku ruhande rumvisha ari kubivuga. Oya mwani cyangwa cyawe cy'ubutaka uzakibona aruko ayo mafaranga yanjye wayampaye. Aho nabambirenganiyemo. Oya ubwo byanarangiye ahubwo uraza gufata indi mari. Nimaze icyari? Kizo zindi wazimajije. Nazo ushaka se nzi deposit imbere ya polisi. Nanjye amafaranga ya deposit kuyaniza yakate ku isambu ya. Mu byo utekereza isambu yanjye ntagirimo. Nanjye mu byo wamaye kandi wasinye ndabizi ko icyangombwa cy'ubutaka kirimo. Usiraguye ko nge nawe tuguze. Ingwate si utishyuye ku gihe ntibayitwara. Bitwaye iki se ndajya kubwira leta kwambaye fraude nakagushyiraho gatwa cyangwa cyane cy'ubutaka. Mbere yo kwiruka ibintu wasinye urabyibuka. Bikize ni wambaye ngo nsinye isambu yanjye ndayikubikije. Warasinye ngo nkuhaye miliyoni 2. Gabaru ari nuwuhe? Dimifege. Ire kuriya n'umuja wawe. Utari umuntu se. Cishwa yawe nyine wamuteka ibyo bivuga umugabo mwasinyira isambu. Kumwe yayigurishije. Naye nta kibazo nyine mfite ubuyobozi burabyikemurira. Kandi umenye uri gukeka kandi nge bafunga nge nyine. Ako badafunze bo bafungana. Uri gufata abantu kabahuburozi kware mu mutwe wabo. Ninde se wabujyanye? Polisi ninge yabufatanye. Mwani ibintu batuka byumvikana mu mahoro. Amahoro nukubona amafaranga yanjye mu gihe ntayabonye polisi ntiyumva abakene. Ako polisi ni Kinshasa kubera imyaka yose wabaye utanga ruswa urumva niyo ngabizakunda. Hano huranigwa amapingo bahita bajyana itegera itangiye kwica abantu. Garo inama nakugira. Niyo gutinya kujya kurega nkihangana n'usuri rwose uri kungerekaho. Aha, nyamwanga kumva ni hanze no kubona. Hanze no kubona byo niyo mpamvu utangiye gucuruza ibintu bitemewe. Bicuruza se wari wabimbona? Buri ibiyobyabwenge hari ababinywa n'ababicuruza, hari n'abatunda wowe uratunda. Ngenda bidepa ahubwo ni wowe utunda kuko ni wowe ubikwirakwiza. Ibaze none bafata nyiri depo nyine biri bube. Iyo depo ne bataye insanganasa. Ubwo ikizi cyo kwa Kamiri ujemo ndakiyobewe kujya igipakuru iminsi nare byagusaba. Umva Ngaru zibaho waje ugatora ibyangombwa byawe by'ubutaka ntarabitwika. Oya bitwika nta kibazo. Wirengaho nyabona tuvugane. Ubyemera uko mbishobora kuvumbura. Use ni amata 15 birakumarira. Emera gusinyira sheke ya miliyoni 2. Basi ndaguye 100,000. Munsi y'ebyiri wapi? Ebyiri wapi? Aho kugira nyaguye. Abakarani barabipfa. Sinkurana na erenge ntamurama bro kandi sinatigiye nyuma ngo nkunde mbone do ndindaya yafo mwipantaro mfite vest ndongora amapit naraba rabuye amatwi muvuniramo ibiti wisaba gifone beat yesi ndi nyoko wenda tahubwiza kuko nturuta mama wa nkanda gumugongo va kuvoma iyo gumuha amatapati za Nyagataka rwose njya skuru ntanota 2 mpa ntagigize ibihekane wapunda yisambanya naye byari ndahekane haso zanjye baza mbombo rwatigitanye uko naguze ubibaza abana rwakuranye mumvaga nzaba nka rwayita muri beat birangira ntuzwe n'ubu bwanka kanyombya ketu iPhone 4 kurya n'insazi mbwira izo bici kuko nta nimwe ntuze ki mbwira ngo ni mwiza zapata umushingure mbwira ngafite mu ndazeronsi cimuci kurya yaciye kwa mucoma nyoza mu mubago izo nyashure abana zo yasumbye nayita
ibaze beni na mero dusanze ari ishumi bacira ingaba nahana pasese udukumi wari uzi ko umugabo ahunga kubera umunwa cyangwa se agafungwa agasiga famiye ki ibaze komisi afungwa ziragatama meya nawe agafungwa zira kupomora insengero zifunge tugasengera geto Bishop wangu yanigaguye umugore aha nzaba mbarirwa Niko ndimife Mugiriye mwenda kure kuja kugira ngo utahe uyisuza muri ibi ngibi. Umwanda wera w'ikimasa ikibazo mfite bikugeze iminota 15 wewe tawangara kugasi. None si ibibazo byawe birakemurwa n'itabira? Wenda mukanyana nabona n'agatotsi byanaba ngombwa ntimanika wenda nabona iki. Sundi ibibazo ufite ni bwoko ki? Dim akadose urwamfungiye sura gashona fresh. Atari ugucuruza ibyuma kandi uziko byaciwe se. None se ushize mu gaciro urabona ngiye rubebe nacuruza iduka. Nyine wari uri kuzizunguza. Ahubwo agakwigwa itumbaza ngo nayindi kuzunguriza nde byagenze gute. Mana yanjye umuswita mfashe boroze za mbere ndazicuruza iza kabiri murazimfatana. Aho yakananshimye ko namuhishiye akabanga nayo yarandi mara yanyima. Mbese uri kwiyahuza itabikorera amafaranga bakwimye. Vuga ngo igihe natahiye n'akazi yamaye ka kabiri do yazinye. Ngo kazi bwoko ki yaguhaye? Pachi ni ikintu rukubizera umuforoderi utunga iduka. Kubera ko atabona amafaranga yaryo nyine. Reka nkurabure forodi biceri zunguka iduka rigiunguka mu myaka 5. Bivuze ngo wakomeje gucuruza bya bintu. Nyina wa Yesu wowe uracyabaza business yashyushye. None se wamuza nawe nkagira utuntu nikorera. Mbabara unkorera akantu gato y'umumfungire. Kandi nanjye ibyo ndi gushaka nyine. Ndagaswe gangster ntago njya mbasinice ariko kuri incu ndadohotse. Ngaho mfashe uhaguruke ujye kumunyereka. Oh my God, thank you God, ni wowe gusa narebya wankuye. Oya ndimife Salama ngaruci shumi yanjye ndagira ngo murabure ngura muniga ngiye kumugira ka kesi kabujya buretse kujya kuroba bagufunguye bamfunguye wa kintu bapfunguye nimugura kungiye kumugira ka kesi bro kanje akoze ko byagenze neza byagenze neza nabi ahubwo ngiye ibintu yankoze uzi umushya mufitiye akanje gutajya kumuteza polisi kandi turi kumwe umupolisi bro Yego ndi umupolisi. uza n'umupolisi ushinzwe kurwanya fraude mu izikaritsiye Uwo ni wenje ako kagabo ndi kugashaka. nanjye nari ndi kuza kukureba yarambwiye inzoga agiye guhita zimuza abakarani Mwanyereka iwe ihuta ahubwo tugende tembera fana uraje se umva ndebifege fata abantu 50 mujye kwa Kamiri mupakurure depo mwapakuramo cyangwa mujugunye ntago bindeba cyonzi cyo nuko minota 20 bigomba kuba byashizemo nta biboneka baragiye kundeba. Yego tujye kwipakurura boss. Na nyoko wacuruza urumogi ariko kuri no ncuro wo nturokoka. Nta rumogi ncuruza. Reyira Yesu winginza kamo kinyende ejo muri nabo warungurisha. ndimife basi wirengagiza ibyabaye byose uzaze kunsi. Jesus